Yizirika nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho kumererwa fresh n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda mu kiganiro The Cruise Show tugenda tugaruka ku makuru y'abastari benshi abagezweho no mu Rwanda. Ni time to time, hours to hours, tugenda tugaruka ku makuru abagezweho cyane cyane mu Rwanda. Amakuru y'abastari udakwiye ko wacikanwa nayo ni The Five. Ku kiganiro The Cruise Show tugenda twigarukira ku makuru yacu ya buri munsi. So guys, ngira ngo mu minsi yashize twarimo tuvuga iterambere ry'umuziki wa gospel mu Rwanda, twongera kureba neza ukuntu umuziki ugiye ugenda uhinduka muri sector nyinshi zitandukanye, aho twagendaga tubona uburyo ki gospel isigaye ifatwa cyane cyane ko isigaye inayoboye isigaye inayoboye, asigaye harimo abahanzi b'ibigugu basigaye bayoboye chat mu Rwanda ku buryo budasubirwaho. Then tugiye kugaruka ku witwa Israel Mbonyi. Nanabonye muri iyi minsi ameze neza cyane, dore ko yashize hanze indirimbo ni Nasiri, ngira ngo imaze igihe hanze muranayizi, yandika amateka, irakundwa mu bihugu birimo za Tanzania, ibihugu birimo Kenya, ngira ngo byageze naho perezida wa Kenya wacyuye ntago mwibuka neza arayipostinga. Urumva ko ni recall ibiri hejuru, recall kandi nziza cyane. Then yarayipostinze agaragaza uburyo ki ayishimiye cyane, ngira ngo ni kimwe mu bintu navuga ko bitanga amahirwe, ariko nanone bikosora abantu benshi bikosora abantu benshi cyane. Byongera kwerekana ko umuziki w'u Rwanda ushobora kuba wavamo ikintu kiremeye birenze uko abantu wenda bayitekereza, bitewe n'uko abantu wenda bawufata muri iyi minsi. So then bamwita Israel Mbonyi agiye kugira igitaramo muri Buruseli mu Mububirigi, ahantu hakunze no kwitabirwa n'abahanzi cyane b'Abanyarwanda, aho bagenda bakagaruka ku ndirimbo bakongera bakaririmba, bakongera ngira ngo mu Rwanda tujye tunagira diaspora nyinshi cyane ibara muri Mububirigi. Nyeka kari nayo mpamvu abantu benshi bakunda kujya mu Mububirigi, twagiye tubona abahanzi batandukanye bagiye mu Mububirigi benshi cyane pe Then so Israel Mbonyi rero afite concert agomba gukorera mu Mububirigi muri iyi minsi. Ngira ngo ni concert izabiri no hejuru, cyane cyane dukurikije ubuhanga tuzi kuri Mbonyi. Mbonyi ubuzuza bikare nawe yigide na wundi muntu akeneye runaka ku ruhande ngo azamufashe. Ni wambonye, ngira ngo abantu benshi basigaye baratinya, cyane cyane ko abenshi banavuga ko ariyo muhanzi wa mbere hano mu Rwanda, burya Bedi na Bruce Melody cyangwa se na The Ben baba barwana, ariko umwami ngaraho ngaho yishikiye abareba kwaje avuga ati se gusa navuga ko ni kimwe mu bintu byiza, cyane cyane ko gospel yamaze gutera imbere. Ibyo byararangiye, yari dekaraye. Urebye muri iyi myaka uburyo isigaye ikora, uburyo abantu benshi basigaye baza bakareba gospel aho bidasaba umuntu ngo abakunda gospel, cause like muri za 2015 za 2014 aho ngaho wasangaga umuhanzi nyine ayidekara akavuga ati njyewe ndi umuhanzi wa gospel, ubwo bivuga ko nta igitaramo cyanjye ni free entry cause the gospel, nta bunyamwuga bwa burimo cyane. But now time harimo ibintu by'ubunyamwuga buhambaye harimo ubunyamwuga buhambaye buri hejuru cyane, ugereranyije n'abandi ugereranyije n'ibindi bihe byagiye bishyira. Twagiye tubona Theo Uwiringiyimana, amakorali menshi yanaririmbye ndetse biranakundwa pe, kubera ko nta bunyamwuga bwa burimo, ubona ko hari ahantu bitahageze, ari naho Israel Mbonyi ari kugera. Ngira ngo abantu benshi bakunda wenda kugereranya witwa Israel Mbonyi n'uwitwa Uwiringiyimana Theo bose babireba. Anyway, ni abagabo navuga ko bakunzwe, cyane cyane ko na Theo yakunzwe ku rwego rwo hejuru, agakundwa cyane cyane no muri bihugu bituranye nabyo yarakunzwe. But gospel navuga ko igira akantu kameze nk'umwihariko, ariko nyine kameze
nk'ubunyamwuga cyane cause abantu bayo barayikunda, abantu bayo barayikunda. Ntishobora kumvamo ibintu bya rwaserera nk'ibyo tujya twumva, wenda abahanzi bagiranye beef, umuhanzi bamutumyeho ntiyaza, cyangwa se yaje camaza abantu, cyangwa mu minsi yashize nibwo bavuga ngo Chrisizi yasuzugura itangazamakuru. Gusa navuga ko ni discipline dusanzwe tubaziho, imikorere myiza. So ni Mbonyi ugiye ujya mu Bubirigi, agiye guhakorera igitaramo cyiza cyane. Nizere ko gishobora kuzaba kiryoshye, abantu benshi bashobora kuzishima, cyane cyane ko anagira gukundwa cyane muri diaspora yo hanze. So navuga ko ari ibintu dutegereje, ariko rero dutegerezanyije amatsiko menshi anyway. So twizere ko bishobora kuzagenda neza cyane, tuzajya twibonera byinshi cyane. So Fyve-tvrwanda, ngeri defa bageze amakuru butasanga handi amakuru aba yizewe. Reka mbwire ngo ciao ciao, God bless.